Ngwino ngo uje gufata umuteka. Kera umva twagendaga kwiga twambaye ibirenge. Ya none uyu wacuro twari abakene. Umuntu uvukana na Marene niwe wagiye I Kigali. Ambwira Toni hari ahantu rero I Kigali bashaka umukozi. Mba ndapake nyine ndagenda I Kigali ko mu mama nyine w'umudepite niwe nahise njya gukorera. Kora ndahakora ndabyibuka mu papa. Njya koga abarambye ngo hoya ngo buretse nkubwire abarakinguye nari muto ariko urumva yagiraga ankoresha imibonano mpuzabitsina. Ndavuga rero ahantu ndabona bitoroshye uyu mugabo rwose idashobora kuzamfata ku ngufu akanera si. Nibwo rero nahise mpavu nibwo twese tubana n'abavava nyine bagiraga ibyana bakari muri gato ndi kubibona ukamugigira sizikuru no kubitanye n'icyana gisa nk'ikindi kureba n'imbere yanjye ya kamera. Ubwo umukobwa ndavuga ubundi bahora bakura umuhungu ko numvishe mbabara te narekanye n'abahungu ngiye nkifatiriye umwana tuba tugiye muri toilette baby shower mwiza kweri. Ubwo kumba uwo mwana we yararinze kundusha arambwa nzagusure arambwa hoya nusansune mbana n'undi muntu okay we reka nzagusure injyayo urumva byabaye tujya mu cyumba umva ibintu byahabereye ndabyibuka umwana yararyo niba ari mayonnaise navuze no mutipe nawo zojya kumwiteza ya biba bigiye gutyo nyine nkihereza ibyana nkabitera n'abavuvu n'abazuzu rero niba ari Imana niba ari Yesu wansuye njya kwa vide harimo umutipe akamugara se Toni baramutse guteze umva ndashima Imana pe none kwa nyine y'amagambo yanyu y'abatipe kuntu muyakoresha umva ntaka ambwira ibintu byiza umva ubwo nibwo no byaranye none turasohokana birarangira shambo no muntu nsohokana gutya umuntu nyitaho umva umutipe turagenda turaryoshya turakundana urumva twari turi no gukina mu butumwa bugufi nibwo none byo kuryamana byanaje nibwo rero navuze se shiri kureba igihe cyegereje imyaka ibaye wese tugashaka umwana ndavuga uyu munsi base ntidukorere muri hehe mwishashi mbabara tuyikuremo ukwezi kurashize twagiye gushaka nyine kakantu bapimisha sanga narasama inda nibwo yari igeze hano gutya uzi ikintu cyambabaje cyatunguranye mu buzima bwanjye yarambwiye ngo ndashaka unyereka ifoto yuko yagize ute yanteye inda ndavuga koko vidi uri umugome uri boss bagti uzi kukubwira ngo ngazana nyine izina ry'umugabo nyine tumushyire mu ndangamimerere nta mugabo ufite uko nibwo shobora wese avuga. Yeyo BigTowners kwisi hose mumeze gute ndakeka ko mumeze neza cyane aka kanya nimba murimo kurikirana BigTown TV reka mbabaze akabazo gatoya cyane maze muhite munsubiza ku makomentariya harya urukundo niki what is love love niki hano bajya bavuga ngo ni ibintu biryoshye abandi bakavuga ngo birabishe abandi bakavuga byinshi bitandukanye so I don't know man subiza nawe mbwire urukundo niki nanjye nari ndimo kwibaza muri iki gitondo. All in all nago ari byo turimo cyane uyu munsi naje gusura umukobwa harya no mumama no mugore iyo umugore yabyaye adafite umugabo bamwita gute no mugore no mukobwa niki nacyo ni ikibazo nacyo munsubize. All in all naje gusura Toni uyu Toni muramuzi mwebwe mumuzi gute se Toni ni wa mukobwa wari umulesbian yari umulesbian mu gihe kinini cyane urumva yakoze ubulesbian yaramenyekana nyuma aza kudukubita strokare nyinshi baza kumutera inda ibi ngibi byacyanze abantu benshi cyane batangira kwibaza ese aba lesbian nabo bajya barabyara igisubizo kiroroshye cyane nta mu lesbian utabyara kuko abafite gahunda zose zatuma abyara usibye ko aba yatangiye gukundana n'abakobwa bagenzi be ariko iyo yahuye n'umuhungu arabyara kubera icyo atabyara se ndavuga umutinganyi w'umukobwa si mubizi se naje kumusura uyu munsi ibyo dushaka kumenya ni byinshi cyane ese uyu Toni inyuma yo kuba yatewe inda gahunda zimeze gute ubuzima bwe
yabaye mu buzima bumeze gute n'ibindi byinshi bitandukanye. Ibi byose ibisubizo byabyo ni kwa Tony. Hano niho atuye, hano muri iki gipango. So BigTowners ntabwo tujye dutinda, let's go my people. Gitumose harimo ikumbuye muzyado, nta mpamvu yo gukomanga. Let me go. Tony ndabizi ntabwo ajya atunga imbwa. Yes, hano ndabona gahunda ni fresh, aratuje, atuye muri iyi nzu murimo kwibona. Iyi ngiyi niho atuye Tony. None reka tumwinjirire turebe uko gahunda zimeze. Gusimbuka hano byangora. Let me pass here. Hano ni hano. I told you my people, let's do it. Hano nago nahita ninjiramo, no gukomanga tu. Kwinjira mu nzu y'umuntu wasanga ari kumwe n'umugabo we barimo kwirira agatunda, byaba ari hodi hodi. Twaje kwishyuza amafaranga y'umutekano. Twaje kwishyuza amafaranga y'umutekano. Isuku se mwarayishyuye? Ngwino basi twishyure. Ngwino Tony. Ngwino ngo uje gufata umuteka. Sikorenzi kari byo bagti bimeze bite se? Shambese wowe. Ko wambaye neza. Ni fresh, usanze nari ngiye kugenda. Akana se ugiye kugasiga? Hari ibintu nyine ngiye mu bya bebe n'ubundi. Nibyo ndi kwiruka. Tony wallahi fresh ni zose noneho. Wamaze kubyara noneho ndabona agatayini ka kandi. Ikibuno ni cyaki. Ibere ni ryarindi wallahi. Mba narizamuye noneho. Ubeze neza? Ni fresh. Hindukira inyuma turebe nimba ikibuno cyawe cyarimo cyakindi. Show what your mama gave ya. Yes. Hano naho hari ukuntu bajya habyinisha. Nje ntabwo nabishobora ngo nabatipe mbona bagira icyo mabere ntabwo nabishobora. Hari bya bindi bya toto nani for dancer. Nawe ajya kubita gutyo ukabona. Fofo nyine sumuzi se nyine. Dance zose ajyayo. Tony harya kwitobora kwizuru bisaba iki? Nta kintu bisaba kuba ufite amafaranga. Nya kuba ufite amafaranga byonyine gusa uragenda bakagukorera icyo ushaka. Ntabwo bibabaza. Abakaha bahehe hose. Witoboye ahantu hangahe? Ni ndani. Naho waritoboye? Ndya niryibanga nyine nk'umuntu tuba twahuye. Ni uribona. Nya. Dirahari. Harababa ni hababaza. Hari urumva ni gato iyo ubundi kintu bushaka. Ni mpaka ngo kigereho. Buriya kuko umutako nyine ibintu by'amaherena n'iki niyo mpamvu banoboye hasi nababara. Kwizuru naho nibisanzwe wumva akantu gato cyane. Ukarira ijisho ariko rimwe bigahita birangira. Obeze gute se wowe? Bana uri smart cyane. Hari na gatatu waje. Hari hasi. Oya no nda. Naho ufite imodoka waje. Firigo ufite imodoka. Ahagurya. Rega bagiti ibintu byose wabibonye. Umuntu ujya kugushushanya ntago urimo kumutera icyokere. Wapi kwako ni ibintu aba yarabigize nk'akazi. Urumva iyo umuntu akazi abakazi nta kibazo. Ariko icyokere agomba kuba afite nyine keretse ari wa mutipe kuko akenshi usanga ari abatipe batera amatatu atarabigize umwuga. Ariko undi yabigize umwuga umva nako kanya nta n'ikibazo, nta n'ibintu byo gushyuha, nta n'iby'imirire irenze nyine. Wallahi. Sasa kuri Saint Valentin ubundi umusheri nihe gift yakuzani? Shama bati nawe buzani ibintu byo gukomeretsa abantu imitima nge se ndamugira. Nawe ngera pe ntabwo nawe ngira. Na papa umwana ntabwo yaje no kutureba. Urabesha mana. Kubera iki si wamutwaye iki wamukoze ikiriye mugabo kwe?
uriya mugabo afite ibintu byinshi cyane none iyo atangiye kukwinjira akubwira ngo umwana ngo umenye atari uwe yarabivuze ngo umwana ngo suwe nyine ibi bintu birebire umva nyine bari ibibazo kandi mwararyamanye kandi twararyamanye dufitanye umwana w'umuhungu si rimwe si na kabiri ariko ugasanga arakwihakanye ngo umwana suwe abantu muryamana rimwe ashobora kuba arimo gushidikanya akavuga ngo ashobora kuba atari uwanjye ariko nimba bamaze ko ryamanye inshuro 2 3 4 5 twarakundanye bigera kure turakundana ariko natangajwe no kuvuga numva avuga ngo suwe hari n'ababebi rero burashobora kugira inshuti mujye mugira inshuti mw'abantu mwe bagiti nawe umbajije ibinarega pole sana bigira umuntu pole sana reka kurira noneho kundi kuri Saint Valentin wewe byagenze gute nyine urumva inshuti yo zakugiyemo ariko kuri Saint Valentin ntago nzi ngo yarabaye cyane ntago yabaye gusa nukubibona kuri social media inshuti ngo yo zakugiyeho nyine ugira inshuti ukagira ngo ni inshuti kumbi nabanzi urumva abakobwa bakakuvuga ati uko kuri mwana ntagaru wa runaka kandi uwababiri mubizi ari ikibazo gikomeye biroroshe Tony reka ngukubite none uwo muti ikintu ugomba gukora mubwire ngo tugende kuri DNA nyine nabikora ajye gukoresha DNA wowe nanjye ngomba kubijyamo kuko ni ikibazo gikomeye aho umugabo atangiye kuvuga ngo umwana suwe ni ikibazo gikomeye niyo mpamvu rero nanjye navuze ngo ndashaka kuzakoresha DNA nkamenya koko nawe akabyemera nubwo hagenda amafaranga ariko nta kundi ndi kumva ngo kuri gahunda za leta hari gahunda za DNA zigenewe abantu bafite ibibazo nk'ibi ngibi by'ababyeyi kuba babyaranye umwana umwe akamuhakana cyangwa ibiki byo leta yanagufasha sinzi pe none kuba ufite umwana ashobora udafite umuntu ukwitaho anagufashe shana n'akazi mfite nyine ukabona ni ibibazo akazi ngo ari kukwihakana n'abari ibibazo ihangane nje ndaza kugushakira undi we nabyabashira ngiye undi kwishakira akazi gukina filime nyine ngakorera umwana wanjye bizakunda Tony ihangane ntugire ikibazo ntabwo biba byoroshye reka nkuvane kwanza muri ibyo ngibyo kwanza nguzane muri mu Tony yishimye kuri iki shayo nishimye ngiye nkunda kwiyumvira umuziki akaririmbo ukunda nakahe cyari akaririmbo ukunda Tony kandi ndakazi nkundira ndirimbo ya Juno Kizigenza ngawe iyo ndi kuyumva nyine bari neza iririmbe gatoya agakora ska Shabakte oya basi tuze turumva gwiro gwereke nabonye ufite n'intebe hano hanze ngwino wicare hano ibindi turabivugana yes Tony n'uyu nguyu neza muramwibuka atarabyara atwite abyaye na n'ubu ngubu ariko Tony sinzi banga ukoresha agatayi waragakoze bijya hatari mama ni za siporo nyine siporo zikora ryari umva nkora nko mu kimwe inshuro enye ndemera nkabyuka ijoro nizihe siporo ukunda gukora bya yoga ibintu byinshi noneho nk'ibintu bijyana inda ibintu bizana ikibuno nizo nibandaho siporo zo kuzana ikibuno bazikora gute turashaka mbikwereke hari abana b'abakobwa bashaka ibibuno binini hano mu Rwanda wallahi nyine hari ukuntu uba umanuka usubira inyuma turashaka mbikwereke uraza kukanyereka ako kantu narebe I love yoga umva kitse ndi kuzikora bagti subwo ntabwo niturangiza ikiganiro uraza kunyereka narebe niturangiza ikiganiro ndakwereka yes so Tony uyu munsi njewe ntabwo icyanzanye uyu munsi nashaka ko tuganira nawe ariko cyane tujya kwibanda ku mateka ya Tony abantu benshi bifuza kumenya Tony bamumenye neza Tony yakuze gute yakuze mu buzima bwiza cyangwa bubi cyangwa bimeze gute bibi byose tubimenye byaba ari byiza cyane Tony n'umuntu ki yavukiye hehe
yakuriye he? Shatoni biragoye ariko nyine buri wese afite ahantu yaturutse. Yatoni buriya ndi umukobwa uvuga icyangugu mu karere ka Nyamasheke umurenge wa Nyabitekeri. Rusizi. Ya Rusizi Kabisa. ya navutse mu bana batandatu ngende wa kane. Ya ariko abana batandatu urumva abantu ba kera bashaka umugabo urenze umwe. Bashakaga nyine ababyeyi bacu kenshi ntago wasangaga ngo umugore ngo arafite umugabo umwe hoya cyangwa ngo umugabo afite umugore umwe hoya, wasangaga nyine ewe wanajya kwinyesebura ku ruhande. Ubwo abo bana rero batandatu umwe ntago twari turi kumwe, hafi batatu bose ntago twari turi kumwe. Umwe yarapfuye, njyewe akenshi ninjye wabanye na mama. Uko ndibuka icyo gihe mama ajya gushaka undi mugabo, ndibuka ko baje niba ari urwarwa nyine yanzoga y'igitoki nyine umva baje kumusaba ibintu byose, mbibona ndakana gato akangana gutya. Ya ubwo rero twagiye gutura ahantu nyine ruguru kwa sogokuru, kuko twabaga kwa sogokuru mama ahatandukaniye na papa. Ya urumva mama ajya gushaka undi mugabo. Kuva rero mama ajya gushaka undi mugabo urumva ubuzima bwagomeje buragenda, nyine ndakura njya kwiga. Ariko nyine kera umva twagendaga kwiga twambaye ibirenge. Ya none uyu wacuro twara abakene umva wumve ngo ibaze nyine kugenda wambaye ibirenge. Ewana ukajya kwiga hano epfo mu musozi umva ukagenda n'ibirenge, ntabyo kuvuga ngo inkweto ngo urabona ibirenge. Ubwo ndiga ariko bamaze kumbwira ngo papa ngo yapfuye. Ese mwana papa urumva nari gatoya ndabyibuka. Uvuze nyine ngo kera nise mbyibuka. Noneho habaga ari amazu, urabona ari amazu cyakora muzehe. Nyine navutse nyuma ariko aho nze muzehe nanjye ndamuvuga ibigwi. Ndavuga Perezida Paul Kagame. Yakuyeho ya mazu y'ibyatsi, abantu barabizi nyine bazita nyakatsi. Niyo nzu twari dutuyemo mu rugo aho kumunanira. Ubwo rero mama nyine mu gushaka uwo mugabo urumva nanjye nkajya kwiga nyine nkura gutyo. Ariko uzi kuva ku ishuri inzara ya danje. Ushonje wagera mu rugo nubona ibyo kurya shabura ubuzima bagti nawe unsubijemo. Umva ndibuka mama arantu yajyaga guhinga nyine imyumbati, akazana imyumbati nyine akaba ariyo tukayisekura. Isekura abantu barayizi. Ubwo tukarya bwa bugari niba nta mboga ya turemera turye bwa bugari. Uko yari njyewe na mama na papa ko namwitaga papa. Ya urumva nyine ni mu myaka ya kera abantu umva twara abakene pe ndabyibuka. Mama yese shaka undi mugabo nyine ucyo gisimubwe se nyine ko yashatse undi mugabo nyine mbibona baza no kumukwa n'ibiki. Ubwo rero nyine tubaho nyine ko mugabo nyine wa papa. Ubwo nje namwitaga papa niba sinzi niba ari mukazi siko nyine babyiye. Ya ubwo niba ubwo bugari twaburiye abantu barabona imishogoro, ibishyimbo. Ibishyimbo nyine barabibona. Ubwo iyo ibyo bintu bitabonekaga mama yagendaga agasoroma ibishyimbo nyine barya babyita imishogoro. Ya imishogoro tukayishyira mu nkono nyine tukayiteka. Ya akaba ariyo turarira. Kuko batisha nyine aba ari ubuzima. Kandi n'abantu bakiri muri ubwo buzima n'ukuri Uwiteka ajya komeza borohereze, ndabizi barahari. Ya barahari. Ubwo ibyo nyine birarangira urumva imyaka ni kugenda yicuma tubayeho mwe mibereho na mama na papa. Ariko uwo mugabo mama yarashatse yari afite undi mugore, kuko bakira ngo niba ari guharikwa nyine bakundaga kuzana abandi bagore. Aho ugasanga papa yibera aho ngaho nyine akaza mu rugo ku mugore nyine we mutoya niko babyita. Akaza nyuma. Ya tubaye mu bwo buzima nibwo rero
imirima nyine yabonetse none ubuzima nyine buba bwiza ubwo nahimaje nko kugira nk'imyaka 12 gutyo. Ninde wabonye imirimo, papa mama? Nyine mama na papa, urumva noneho urwo rukundo rwabo rwariyongereye, y'amasambu umugore mukuru yari afite yose, noneho aho mama urumva ubuzima bwahise ko buba bwiza. Na yanzu urumva nicyo cyagiye muzehe yavugaga ngo abantu ba muri nyakatsi barabaha amabati. Ya urumva nyine leta itanga amabati, urumva nyine imirimo iraboneka. Mama nibwo yatangiye guhinga, tugahinga nyine urumva bya bindi byose twaryaga nyine birarangira, ahubwo tubona ibiryo byiza nyine, ibirayi, imyumbati, ibijumba, ibitoke, ibintu nk'ibyo. Ya buzima burakomeza. Nibwo rero nyine kwiga ariko biza kumera ukuntu bikanga kubera ubwenge nyine, ariko byatirwa n'iyo nzara n'urwo rugendo. Shabati hari abantu buriya babayeho mu buzima shaho bugoye, none uzi kuryama ukanyagirwa. Ya uri mu nzu ariko abandi bararyamye, ariko wowe ukabyuka ugasasura aho uryamye, warangiza ukarindira ko imvura ihita, then ukabona kuryama. Ya nyine yaba ari ubuzima, hari n'abantu bakiburimo. Ariko icyambere no gusenga Imana kabisa. Ndabyibuka mama yakundaga gusenga, twajyaga gusenga buri cyumweru. Ubwo naje kujya muri korali, ya nari umuririmbyi nyine, ubuzima burakomeza. Ariko amashuri waje kuyahagarika? Ya noneho nibwo nageze mu mwaka wa 5. Sinzi umuntu wambwiye wa primaire wa secondaire? Wa primaire. Sinzi umuntu wambwiye ngo i Kigali ngo ari ahantu ngo twakuboneye akazi. Ndavuga se ubwo kazira ni bwoko ki? Ya mama arambwira se mwana wa urajya i Kigali, urajya imahanga. Hanga i Kigali yabonaga ko ari amahanga. Ya urumva umuntu w'Icyangugu. Uko ndabyibuka n'ijambo ngo abantu kera bakunda gukoresha ngo yemwe b'u Rwanda, ngo namwe iyo ngo sinzi n'umuperezida ngo wabagaho wabivugaga ngo yemwe namwe b'Icyangugu. Nyine yabonaga ko ngo abantu b'Icyangugu ngo ni ikindi gihugu. Ya mama nibwo yambwiye se mwana wanjye urajya iyi mahanga. Ndavuga mama nese uko ndi kwiga uriya muntu usubu akazi biriseriye. Ndavuga aho yareka ndi kwiga. Nibwo rero ubwo nari ndi muri korali ngize nk'imyaka 13 15. Tugiye wasengaga neza cyane uri mu rusengero uririmba muri korali? Ya none ndasenga. Nibwo rero nahise mvuga ngo kuko mukuru wanjye ubwo ahantu yabaga nibwo yaje mu rugo. Aje mu rugo aravuga ngo ese umuntu utarabatijwe aba afite icyaha cy'inkomoko. Noneho nanjye bitabinjya mu mutwe gute nazapfa mfite icyaha cy'inkomoko uwabatizwa. Ubwo nibwo rero nahise njya kwigira umubatizo, ndiga ndarangiza nyine ndabatizwa. Ubwo noneho marene ahita arambwira ati se ubwo barimo nyine nanone bampatiriza ngo ku Kigali nyine ngo bamboneye akazi. Ubwo ku kazi kari akoko ki kari ako gukora mu rugo. Ndavuga se ubu kuko ubu ndasiga mama nsiga amashuri biragenda gute? Ya ubwo rero mama arambwira ati mwana nta kibazo ugende. Ndavuga oya ntago ndi bugiye. Ubwo ibyo birarangira, ubwo igihe kirahita kirihuta, ibihe birihuta. Ndibuka yuko ubwo nari ngeje nko mu myaka nyine bakunda ukenera isabune, ugakenera amavuta, ugakenera iki, habaga kugira ngo ushaka amafaranga. Noneho nubwo uri kwiga ariko ukeneye gushaka amafaranga. Ya gusoroma ikawa. Wasoromye n'ikawa? Ya nasoromye ikawa ku buryo ubwo ikawa uri busorome indobo uri bugire nizo nyine bari bukubarire. Niyo nyine mafaranga bari bukwishyure. Ubwo niba ari ugutanga kugira nyinshi ni intoki ze zisoroma neza. Ya ungasoroma ikawa nyine kugira mbona amafaranga, kuko buri abantu bo mu cyaro benshi barabiza, abantu bakuriye mu cyaro ntago mama yagushakira inkweto zo kujyana ku ishuri cyangwa agushakira umwenda cyangwa ikariso noneho cyangwa kotegisi
nyine bya bintu bigoye ntago bishoboka ugomba nawe kugira ngo ugire icyo ugaragaza mu rugo yanga soroma ikawa nkabona amafaranga nibwo rero igihe cyaje kugera icyo gihe usoroma ikawa wari wamaze guhagarika amashuri oya n'umuntu najyaga kwiga ko kuni natashye mu gitondo cyangwa se ndi bwige nimugoroba nkajyeho mu gitondo kugira ngo mbashe no kubona ayo makayi ibyo bintu byose ubwo rero nibwo byarangiye none umuntu araza arambwira se uhetse ubundi ngewe banyita Dina barabizi amazina y'ukuri ya Dina Mutoni Uwase Dina Mutoni Uwase Dina ya none bambwira se Dina ko hari ahantu nakuboneye akazi Kigali uyo ninde ari umuntu nyine w'umuturanyi ati Toni wazaje ko nakuboneye akazi Kigali wazaje avuga hoya papa yarapfuye ubwo nyine mama urumva ko yari yambwiye ngo papa yarapfuye se papa bimeze bite se papa nyine ubwo ari ngiye ubaza mama se papa ubundi yabaga he ubundi bimeze gute ubwo ngo muri Kongo nyine ibintu byinshi utamenya ngoma nyine niwe yari yashatse nyine abantu bakera bashakaga abagabo batandukanye urumva ngo papa ngo yabaga muri Kongo birarangira nyine ibintu byinshi noneho ariko kumva ko ari no kumpisha ntambwire papa inkomoko ye cyane ibiki hose twazagiye muri Kongo basi kureba tuhegereye nkajya kureba papa ariko wakoze uzi wa undi mugabo wa papa wawe ko atari papa wawe ya nyine numva nose rumva niba mama baramujyanye mbibona nubwo nari mfite imyaka 5-6 ariko narabyibukaga nyine nari mbizi ko atari papa ya kuko ndibuka ko gitwigeze kujya muri Kongo tubayo ariko papa sinamubona tubayo hariho n'inshuti ariko papa sinigize mubona ahubwo sema abangaba ni nyine urumva niyo uri na mutoya ntago bazama mu bibazo byinshi nukubaza se aha ni kwande ya ubuzima burakomeza kubera icyo washakiraga papa wawe muri Kongo niho akomoka ya niho nyine n'ubundi niho mama yari yarashatse niho yabaga niyo mpamvu rero navugaga ngo wese tukajya kumureba kure kuko icyango iyo uri kureba uri kubona igoma nyine ubuhabona biregeranye Ukavu ubuhabona ubwo rero tukajyayo tukavayo ariko ibya papa noneho nyine ndabyihorera nibwo mu yanambwiye ngo yarapfuye ariko tukagiye Ukavu tukagaruka ibintu nyine byoroshye ibintu nk'ibyo ubwo rero ndakomeza ndiga ngejeje mu 6 barambwatse urumva abantu bajyaga Kigali bashyushye Kigali nyine ni mahanga uko si Kigali bahora bavuga ubwo ariko icyo gihe ntago nari mfite urumva imyaka 10 ntago nari mfite umusheri ntago nta n'umuntu wanteretaga nta kinyine ibintu kuko uburyo mama yanderaga isa nagiraga isa yo gutahira mu rugo ubwo ntaba ntatashye kare ndasanga bafunze nkarara hanze ndabyibuka nyogokuru ni wakundaga kungurira nkarara nyine mu nzu ko urumva niba mama afunze akayunga mawamba bagiye kuko ubwo netangiye kurara mu gikoni kandi ubwo ntago gifungwa wenda imbwa zirandye wenda ibiki gahita kamfungurira nkajya mu nzu nyine narezwe ndumwana wanushyirwe igitutu gusenga tonijya Dina ajya gusenga iki ariko nkabyubahiriza ubwo rero nibwo nagize mu 6 ari umuntu uvukana na Marene niwe wagiye Kigali ambwira Toni hari ahantu rero i Kigali bashaka umukozi se umukozi umeze gute nyine ugakora mu rugo mu kazi ko mu rugo sibwo batanga amafaranga ra ti rwose menshi uvuga sawa nzajyayo ubwo reka ndebe ko ikigengwe nikirangira nzajyayo ubwo nyine nanone haciye nk'ukwezi niba atari ukwezi n'igice ndavuga nta kibazo mfata urugendo nyine ubwo araza mu ijoro turapakira ubwo urumva iby'amashuri igihe utembise mbireka urumva ngiye gushaka amafaranga utarakora exit ntaranakora ubwo ndavuga ati kanye gushaka amafaranga mba ndapakiye nyine ndagenda i Kigali bwa mbere ahangaha ujye kwinjira i Kigali none ubwo nahageze niba ari 2007 Kigali nyine hariya kiti kinyoni batarahuba kantu henshi hatarubakwa nyine se kono ko abinsina ubu naho ni Kigali nyine twebe mu cyaro twe tuzi ko Kigali ari ahantu haba harenze nyine mbese ari mu mahanga nako ngize ubwo niho nahise mbaye ku giti kinyoni nyine mbona
hari ibinsina ibintu bisanzwe. Ndavuga ati kinzanye ndakizi no gushaka iki amafaranga. Kaho kazi nkagiye ndagakoze bamemba ariko ubwo nkibuka mama umushahara wa mbere wari amafaranga ngahe? Yari 8,000 yani 8,000 umva na telefone nari mfite naniki ubwo yo amafaranga nkajya mugati rero yo kugira uyampe yambikire yakayambikira nyine uwo mabuje ndamwe ko twa dutuye ku giti cy'inyoni ndakora umva nahabaye igihe kinini mu imyaka y'icumye nibwo noneho uwo mu mama n'umugabo we baratandukanye ubwo gutandukana nabwo nese ubugende bujye hehe umva nyine naraka nanda gaturage mbese barabibona abakozi uburyo baba bameze ubu ndavuga se umugende bujye hehe ngo nago twizi wereka nkwishyura amafaranga yawe baranyishyura nibwo nese mumugara wa muntu wari wanzanye abandangiye ahandi ndavuga se birashoka none undi mushuti we twaramenyanye w'umukobwa arambwaye hari ahantu bata ujya mu iyo company bakaguza n'abakoresha kandi ni ibintu byoroshye nibwo nahise njya mu iyo company nyine banshakira akazi y'abakozi bo mu rugo uyishaka nakandi kazi barakakura nyine akazi kose wowe ushoboye wowe uvuga ko ushoboye uri ko bagushakira okay ndavuga reka ngiyeyo bishyura 10,000 ndavuga nta kibazo ndabyishyura icyo gihe ndibuka nayo ifite ikivarise kinini byatari uwo mama yari yarampaye mbo ndangije ndavuga okay nta kibazo reka nyishyure babandangiye ku mudepite wari Nyamirambo ndamwibuka ya n'umudepite nyine uwo mu mama niho bahise bandangira ngiye kwakora urumva uko nakoraga nabikaga amafaranga naho mu mama ya mafaranga yakubikiraga yaje kuyama wari ufite ngaya ngo amaze kuguhereza ngaya umva niba yogera mu 60,000 umva yari menshi pe ariko ubwo nkahora numva ngo geto nyine urumva nahise njya he Nyamirambo kuri uyo mu mama ko mu mama nyine w'umudepite niho nahise njya gukorera ubwo ndibuka ubwo nyine ndahakora ndabyibuka uwo mupapa njya koga uwo mupapa abarambye ngumva ngo nkubwire ngo surambwira iki ngo buretse ndi koga subirayo ngo hoya ngo buretse nkubwire abarakinguye ndavuga yisuye ngo soka mvuze induru ubwo sinzi ibyo yaraje urumva muri ya myaka nari muto ariko urumva yagiraga ankoresha imibonano mpuzabitsina ubwo birarangira ndagenda nyine ndambara ndakomeza njya mu cyumba nkijya mu cyumba wa mugabo aho gutuza abarankurikiye ngiye kumva numva sunitse urugi ndavuga ndapfuye mvuze induru nyine byatari ngo buretse gato ngo we ngo ndaguha amafaranga ngo kandi ubwo ngo bagiraga undi mukobwa twabanaga we yari wo muri famiye ako nyine atari batamukunda cyane none abantu bavuga ngo uwo mugabo ngarwaye sida none nkumva bavuga ngo se ngo iyo umuntu musambanye ngo ari ikibazo none ngo utarabikora nyine numvaga ntago bibaho nyine icyo gihe wari ukiri isugi nari nyiri isugi nyine nzi Kigali kuko urumva n'ukuntu narezwe mu rugo umva mama nyine yancungaga byatari numva nari mfite n'isaha yo gutahiraho ndavuga ngo soka ngumva ngo ubundi ngo kutari kuma ndavuga ndaguha iki ariko boss ariko ndaguye nyine urumva nakajwi gatuje nk'umwana nyine wo mu rugo ngo nkwereke ngo njira mvuze induru nyine ndi guhamagara nde uwanjira ngo njira we ngo urebe umugabo ngo funga icyo kinwa cyawe cyangwa umbwira ngo nkunigire mw'iriya modoka ngo ibyo ngiye birahurire ngo nyine ubwasohoka ubwo birangira umugabo nyine urumva njira nahamagaye yayisaza gusa bibaye iki ndavuga ubwo mitandabije ndavuga sha sinzi ikintu nari mbonye hariya mwana we cyari kindi nyine mitamujijisha kuko ntago Jabira namwumvisha nyine mitamujijisha kugira nyine hatagira ndangomeza kumujisha nyine kugira ngo hatagira umva papa w'abo bana kumva ngo yaraje kunyataka ntago bibaho
nibwo nahise njijisha. Uyu mupapa yari umugabo wa mudepite? Wa mudepite n'ubu yongeye muri ako shabagabo n'abagome mana ya. Nigeze kujya Nyamirambo ngiye gukora siporo hara kuri stade, turakubitana nyine n'ikipapa cye vuba hamwe iminsi nyine narakuze, ndamubona nyine n'urupapa rw'inda, ndamureba n'abarande byo ndavugura ni wa muntu wari ugiye kumuhotera, ndakomeza narwo nanamusuje nawe nta nubwo yamvugishije. Ntago yigeze abigeraho? Oya nyine umva nahise mvuza induru, urumva nari nkenyeye igitenge, hato wenda yari no kumfata ku ngufu, kuko urumva nahoraga ndeba televiziyo nkumva ibintu bavuga byo gufata abana ku ngufu n'ibiki. Uwo muntu rero yahise aza, namubwira ngo ni ikintu n'imbonye ariko kiragiye, kugira ngo nyine ntavuga ibintu byinshi, urumva n'uwo boss wanje nta kintu nyine namuvugaho. Nibwo nahise mbijijisha nyine. Ubwo ndakora mu gihe wakomeje gukora ntago yongeraga. Oya none rero nta nubwo cyati, nta nubwo igihe ndibuka niba ngari igikombe cy'isi twararaga nyine turi kure umupira nyine muri salo, urumva no mu mama n'abana turi kure umupira. Ubwo sinzi ukuntu rero bagiye kuryama, ubwo ni ngiye wari kubizimya nanjye kuko icyumba cyari cyageye nyine muri salo. Ati uwo namukuko nawe yagiye kuryama. Nibwo yaje ngiye kumva numva umuntu ari kuzamura iki, urumva kumuri kureba umupira cya filime ugasinzira. Ngiye kumva numva ari mazamura amajipo, ndavuga iwe ndapfuye ndibye nsanganira, ndavuga ikini, urumva mabuja yari ari mu cyumba, abana bose nyine urumva ndi kuvuga mu kajwi gatuje kugira ngo batanyumva mabuja akanyirukana. Watoka mushenzi wa uri umuturage uri umunyacyaro koko. Kivuga ntabwo umunyacyaro se ni ibiki? Ubwo akivuga ayo magambo yahise agenda, mba ndazimije nanjye njya kuryama. Ndavuga rero ahantu ndabona bitoroshye, uyu mugabo arwaye sida ashobora kuzamfata ku ngufu akanera sida. Iki kintu cya sida wari ukizi kuva nyine mu makuru bitavuzwa na nyine bakavuga ibya sida. Hari n'ukuntu hari n'ya ndirimbo yaraje ngo yura mutipe w'icyango gw'Urusizi ngo murabeho ndagiye ngabana twakura suize. Urumva yari niyo nyine nari nzi bya sida nyine mbibona ngo bavuga ngo uwo muntu impamvu ameze kuriya ngo nukubera sida. Ya urumva ntago bazi kandi ndimba ariko ngo nyine ibintu nk'ibyo twe twabonaga ngo arwaye sida. Nibwo rero nahise mpava mukuhava, ariko ubwo nari numvaga ngo muri ghetto. Muri ghetto rero ati niho wibana inzu yawe ukayifata ukabamo ubuzima bwawe, nta muntu kugenga, nta n'undi muntu kiri gukorera, wenda ugashaka akazi. Ndavuga iyo ghetto nzayijyamo pe. Ubwo ariko nakoreraga amafaranga nkohereza mama iki nyine ibintu nk'ibyo. Ubwo rero uwo mukobwa turavuga se wazese tukigira muri ghetto, namubwira rero umva inshuti yanjye reka ngo ibintu byambaye. Ubwo nese mutekereza byo mugabo ngo yewe ngo Dina ngo uziko nanjye shayigeze kubimbwira. Uyu nguyo neza wonyine umushuti uwo ngo yari muri famille uwo mugore, kandi n'uwo mukobwa yari famille yawe wa deputy. Ngo uziko nanjye ngushango yikize ngo kubimbwira ngo kuvugisha kuri nase warabikoze usuri ibyo nundi babakaniye ibiki usuri bigenda gute ngo agenda ngo Kadina nakoshaho. Sindavuga shambwira ndambwa ngo yango shango Kadina nako. Ubwo rero nibwo twahise tuvuga ngo noneho tuzajya muri ghetto. Ubwo turabipanze urumva twahemba. Ubwo noneho ngaho ntago bakimpemba 8,000 bari basigiye wamemba 20 umva nyashyira. Ubwo nari naraguze iki na telefone, ubu nkajya nyashyira he kuri momo nyabitsa. Ubwo irashira ghetto nibwo nyine nayigiyemo wenyine cyangwa n'uyo na wa mukobwa. Kuyigeramo aravuga ngo ibintu ngo sinabishora ngo biragoye. Urumva nyine muri ghetto uri matira ibintu byose nyine ubuzima bushya nyine nk'umuntu ugiye mu nzu yawe ushango yango sinabyo. Ndibuka matera nayiguriye Kimironko ya 2010 na kangahe. Ubwo ngiye ndavuga niba utabishora nta kibazo, ngewe nta yandi mahitamo, iwacu ni kure, ngomba gushakisha ubuzima, nicyo kintu cyanzanye. Wita winjiye muri ghetto bwa mbere? Muri ghetto.
Wishyuraga ngahe muri iyo ghetto? Nishyuraga 12,000 hariya mu Biryo mu kwezi kwa bibi. Ewana barankunda, abantu benshi bazi ko ngo ni iwacu, bazi ngo niho mvuka. Abanzi iyo ngiye kwa Emi guhaha imyenda nyine niho banzi mu Biryogo. Yani 12 umva nkayahiga. Ubwo sasa kuyega ni gute? Nahise ko mbona akazi kehe mu kabari ko guseriva. Ubushapu butangiye kuzamuka none. Urumva noneho Tony ndi mbese pana Tony Dina. Unyine urumva ndi kukura n'iki. Imyaka irashira nyine irakura n'iki. Ubwo nkajya umva wa mukobwa urumva we yahise kansiga. Nyine mbaye muri gito ubwo noneho byo mu kabari. Dore none ikintu twapfuye hariya Bahouse buriya niho nakoraga. Wakoze hariya kuri Bahouse. Kakabari nyine hakiri akabari kamwe ko hejuru. Ariko dore defo sasa abantu abasore abapapa we ngo turinga icyane shango mbega we ngo vayo hano. Ubwo niba ndi gusuka bye bakankubita ku mabona wahaye ngo mvaho nkiruka. Boss mbega icyane ngahita niruka nkamujye muri mwimbana nkankozeho. Bamuri kumita ku kibuno. We mbega kana nazanye nyine boss akarakara byatari. Ubwo ndakora niba nakoze nk'amezi 3. Ubwo ngiye mbona bitashoboka. Ndibuka umugabo umwe hese kambwira ngo ngwino hano ngo nkwereke 2015 na 6. Ubwo hano nkwereke tujya ahantu mu nzu nyine hegeranye no kwa Mucoma. Umva ngo uzamura umwenda wawe. Ngiye nguzamure boss wawe. Nundi ubwo kwa kundi bamufite abakiriya b'imena babaje mu zindi. Ndabwira ngiye nzamurika nzo navuga reka ntago nayizamura rwose. Umva we ngo nutayizamura ndakwirukanisha. Kandi icyo gihe wari ukiri isugi. Ntago nari nkarabikora nyine iby'imibonano. Urumva za 2016. Namubwira uranyirukanisha nta kibazo nyirukanisha niba uri kumbwira sinzamura imyenda ni nambura ubuse bagenda gute. Wakanga kakana ngo shaka nagaturage koko. Ngo si icyo kibuno ubundi ngo wagikuye. Ku kibuno mama yarambyaye nyine akakana koko. Ndibuka yo mugabo nawe yamusubije. Ubwo mitanda taka aranguncira nyine ndasoka. Ubwo sinzi ibintu bavuganye na boss. Boss niyo nibwo yaje nsanga hejuru. Mva ngo Dina araguha amafaranga 30,000. Nase ni hanyuma biragenda gute? Araguha amafaranga nyine muryamane. Sasa rero ntabwo byashoboka. Rero akira imyenda yawe nese kurumva baba bafite uniform. Njya mpitaka njya kwambura muri comptoir. Nguragiye. Ako kanya nyine urumva era boss yamambwira ngo ningiye barama 30. Ndagenda nkuramo imyenda nabwira mwakire rero ayo ngejeje mu muyame. Nkumva ngo uzagaruka kuyafata. Mpita ndigendera. Yavuze ndabaho gute? Muri ghetto ngomba kurya ngomba no kugura televiziyo. Ubwo televiziyo yari iri mu bwonko nyine kugira ngo nge ndebe ibintu byose. Ubwo nahise nkora iki? Nahise ko mfata ubunyobwa mfata amafaranga. Urumva nayo mfite amafaranga. Mfata amafaranga njya kurangura ubunyobwa n'amagi Kimisagara. Ubwo nkajya hara mu Biryogo mitari nyota. Nkajya nshyira nkaranga ubunyobwa amagi ndayatogosa ndangije nshyiraho ngaho. Nkajya ncuza barabakanishi bose barabizi ewana mutoni baranze. Nkajya mbaho ubunyobwa amagi. Nkabona amafaranga ari buvemo ni make. Ndavuga ukereka ndangura buriya wacuruje n'ubunyobwa. N'ubunyobwa n'amagi. Mbo none ndavuga noneho reka ndangure imineke. Ubwo nkajya mfata ibase nkajya Kimisagara. Ubwo seze imyaka yari imaje kuba nko 2017 gutyo. Nibwo nahise mfata iyo mineke nkarangura ngashyiraho n'amagi hara mu Biryogo nyeta inyota. Ngacuruza ubwo amafaranga nkeneye nayo iki nayo kurya. Ubwo no kwizigama kugira ngo nzagure televiziyo. Nkajya njya kureba agafilime hehe muri sare hara mu Biryogo umfasha mbega ubuzima nabo yaraciye. Umva ntago babyoroshye. Nkajya njya ntanga 100 kugira ndebe filime. Urumva nta hantu mfiteho kujya. Noneho ndibuka nigeze kujya ahantu muri ghetto nyine y'abandi bantu n'abavavu. Bravava nawe nuwa kera tujya muri ghetto. No barambwira ngo se ngo akira ngumweho. Ese nkwe hiki?
ngo yango kuramwumi ndavuga ho yanjye ntago nabishobora ngiye mbaranzanira fanta nukuri ni fanta akakana we ngayicara hariya vuga koko munyita umwana urumva nyine umuntu bagitone mashe ko nyine kujute nabaye inkumi ndavuga ariko n'uburenganzira bwanjye ubwo nibwo rero ndavuga aho yareka mbyihorere ndataha mu gutaha urubwo intego nari mfite ya televiziyo ubwo bibaye za 2017 sinzi ko nyine urumva hari mu biryo haba hari abatipe iki ubwo nawe ubwo telefone nayo nari mfite mura nyine n'umutipe nibwo nyine yanrise singavuga ibintu bizavamora ibintu by'abasore ntabwo nabishobora nambwe sina telefone mfite nabwo na telefone mfite uno nakira ngo utize aniza gatushe ubuzima burakomeza bakizi yesu ubuzima nyine burakomeza wa mutipe nyine turamenyana umva ego man ahanga hararyoshye bagti yawe shawe yawe tureke nyine ubuzima bwarakomeje aho harugomba kambwira burakomeza uwo mutipe sazi ndibuka twakundanye amezi 4 nanambwa ngo nsohokane hara Kigali View Hotel murahabona rero hari akabari neza gahari ndavuga nta kibazo tugende unsohokane uranywa ikinda nka fanta ya citro turanywa turataha arambwira ntese wamperekeje iwanyu ndavuga aho yana unagorekeza ahubwo tujyana iwanjye ufite iwawe turajyana ndavuga ariko nyine ubwo niba urongera kunywa ikintu nta kibazo zana nkuzanire hari abyeri nta kibazo ngende ndangira nko fanta turicara atangira kumfata ndavuga wewe wimfata mbanegeyeyo ngwese egera hino nege navuga ariko urika kumfata urumva ntago nari nzi ibyo nyine umva ntago nyine nshaka kumwegera ko ntago nzi ibyo ari kumbaza ubwo umunsi arambwira ngo nase ubwo urabona ngo hari icyo utari kwibwira namwana sindi kwibwira iki nge nta kintu ndi kwibwira umva ngo igera hano ngo ariko ngo ndambwira ho okay none ngiye mbivuyemo bye taha bibatana mbona waje aha bikamera nabi taha bibi yambwiye ko nta mugabo ugomba kwinjira mu iyi nzu nta bantu bakavuye ngaho rero taha Wako dina ngwe wakitonze ngushiri ngo ndagukunda nabwata okay niba utabishaka reka nitayire ayitarata umva igihe kiragenda kiricuma paka hafi umwaka tugikundana ubwo nta wundi muntu wambwiraga ngo oya ngiye mfite sheri none ntangira kugenda mukunda igihe kimwe none arambwira ngo ansohokane turasohoka arambwira nose urangwike okay ni bameje ise uraji mezute nyine niji wowe mumpe munkirire mu karahure mumpe niji nshaka sawa bayishyiramo ubwo turanyweye nta kintu cyo kurya nyine nsaba icyo kurya brushete ndibuka n'igitoki ndariye turarangije okay ngaho bayirota nose ngo igera hino ngwe egera hino kuzuru negere kuzuru nyine nanjye nkoraho gutyo urumva champana n'umuturage negera no kuzuru egera no kuzuru nose izuru nta kintu kikuriho ngo yangigira hano ndamwegera nyine gutya nyine kugera izuru rye nirye nyine ngo negere kuzuru ndahegera turarebana ngase kuri kundeba urumva nashyushye ubwoba ni bwose kuba nyine namwegerera amasura yacu arimeze gutya ari kurebana ndavuga se uri kumwe ngo nkwegere birigida gute nibwo rero ngumva ngwegera noneho ngo niba wegeye kuzuru ngo ngaho ngwegera hano ku minwa yanjye inwaye nyine yegere ngo yango ndamuga reka ngiye ntago nakwegera ntago bishoboka turataha arambwira nose wese tukajyana muri ghetto yawe ndavuga ngo no tugende nta kibazo ariko urahita utaha yego araza umva sizikuno ubwo tugiyeyo nyine turabona iki sizikuno ya nkuru ye rimwe
iminwa none irahura Yesu we ndabyibuka icyunzwe icyunzwe kirabira ahantu hose ndashyuhirana nese nirukanga nyine njya hanze fata ku munwa nizo bizu ndagaruka nabwo ngo ngaro taha arugira rankurura iminwa ndasara ndashyuha nywa amazi nambwe basanga bayi soka we soka impumba ndafunze bati mbega ikibizu cyambe mana we iyo bizu ya mbere ni kuri imera iyo niyo bizu ya mbere rero ya 2017 gutyo bizu ya mbere yambijije icyo mwabagabo mwe mubibone gutya muza musoma umuntu uko mwibone umva nyine uwo mutipe birakomeza umva turakundana birakomeza umva ndibuka rimwe nyine bwo bwarangiye bibaye ariko aho ngaho amashuka amaraso mpamagara mama mumeze mute murakomeye ngo mana nuko Imana imbabarire ese mwana wawe niki cyabaye nuko Imana umva nambuye umwana w'ishiti yanjye nuko Imana amafaranga ye narayatwaye kumbi nakoze ibidakorwa nako birakorwa gusa bikorerwa igihe ndavuga imibonano umva amaraso kuburiri nyine biruzura umva ubuzima burakomeza rero nibwo yawe emi umnyine burakomeza navufa turabura n'ikibizima burakomeza ubwo urumva ghetto nyine ngiye yambereye ghetto urumva guhiga amafaranga nibwo byarangiye ngiye muri karaoke wana amafaranga nyine yaba amafaranga none narabaye sire none ndi guhiga amafaranga nohereza mama ibiki ariko navuze ngo nta mugabo ngomba gushaka ndahiga nta mugabo wa wundi mwaratandukanye ariko tukiri kumwe umva nkajya no kubyina mu ntara Kigali turi kumwe wabyinaga nyine karaoke uzi kuririmba karaoke kubyina ngo mubyita kumansuro ya nabavava nyine ubuzima burakomeza nibwo twese tubana nabavava muri geti imwe muri geti imwe no narayiriye ariko nyine byari bikaze ubuzima burakomeza ubwo rero ya emi nyine nibwo umunsi we nyine yagize kutujyana nyine ubwo noneho bivaho mutipenese noneho mukatira bivuyeho ubwo noneho turaryoshye susikuru kubitanye n'icyana gisa nk'ikindi kureba n'imbere yanjye ya kamera none narakwiho umva byo gusenga ntubimbaze noneho dina utamenye nkuye n'icyana cyari gifite inyo ndabyibuka twari Sani City ponye cyane none ariko bavuva nyine bagiraga ibyana bakari muri ghetto ndi kubibona ukamugigira ntabwo nibi n'ibiki mwakabyara nkitsimba nkajya nze bikanga kugira mbaho umwanya ntabona umuntu yamukweye mwikahise intoki yazishyize mwumirwa ubwo nibwo naho nanjye navuze iki cyane ariko ubundi cyane gifite amaguru gifite sasa wumvaga ko bimeze gute kugira ngo nyine njye nayibonaga bari kubikora bakakugotesha nawe noneho kwambwa noneho nta gusohoka uyu munsi ubwo dina byavuyeho babaragahinnye banyise Tony ntabwo uri busokemo hano ntabwo ndi busohoke nyine ubujangwe ntabwo bwaye butarashira sinago ndi busohoke washirika musohoke mbahakanya n'umushyitsi wawe hari ikibazo seva ndavuze ngo reka babarafunze mana we nkareba televiziyo bikanga umuziki bikanga urumva bari mu we ndumiwe umva mbura nditira mana we ariko no najya ngo bitaka jisho guri
nkabona umwana yatetanye kwa badite nyine ibintu none ndapfuye indabigenze ngiye koko burahongera umva urufunguzo barutsimbye bararangiza numva nicaye aho iminwa barayirya ibintu byose ariko ubwo satani aba afite ukuntu ariko gutangira umuntu satani buriya ni mubi cyane ndareba barangije no tuni base wanshyira amazi muri dushe navuga nta kibazo nase no mukobwa nanone murogana ego ko nanone no mukobwa akotani ufite ubugambo saho ya nacejetse mbashyira amazi muri dushe umva inshuro nyinshi ndabande ngiye kuvuga Sharon mbabarira birarangira ubwo nonsubiyeyo Sun City cyana turakubitana kindi kiza none cyari gitukuye gifite amabuno gifite imbere burara amabuno n'imbere n'inyuma bati tazagira ngo amabuno ngabi inyuma gusa reka ubwo umukobwa adavuga akosura ibintu wende bahora bakura umuhungu ko numvishe mbabara gute narekanye n'abahungu ngiye nkifatira umwana ubwo fanta yari yavuyeho yafa ntago nari nkibinywa ibihiye noneho tayari waje mu nzoga ngaho inzoga tayari haiza danje noneho ndavuga icyana tugiye muri toilette baby shower myiza kweli umva kuteye neza urumva uko ndi kumubwira ngo ateye neza ndimo manuka nyine mukoraho burateye pege siryo bere wambaye sutiya wesha unasita nambaye kandebe niki mbagiye gukora mwaravuga witwa nde Tony nasikundeba ubwo kumba uwo mwana we yirarinze kundusha yarabirimo we neza biri mashyushye nyine umva namukozeho kwibera avuga ngo kwese kukusi gukora kwibere neza arambwa nzagusure arambwa hoya nusansune mbana n'undi muntu okay we reka nzagusure injyayo urumva byabaye ariko mvuwe navuze uramutse nawe uzajya kumwiteza ubwo noneho narabaye noneho naracanye ku maso narahiye uyu mwana murajyana ubwo satani usko nari mu binye nagiye kumureba iwe yanagiye kumusura iwe nyine urumva noneho tugera yanywesha byari turanywa umva noneho sinzi ukuntu yinyabije mu cyumba abakuyemo kumureba mbangize ngo kwambaye neza ndareba hari andi kureba n'ubundi n'izina rya Yesu umva turi mu tubyita iki bakti ni nyine n'ubuzima bwawe ngi kubabwa ibintu naciyemo munyihanganire no kureba ni iki nta kibazo nuko ndumirwa umva tujya mu cyumba umva ibintu byahabereye ndabyibuka umwana yararyo niba ari mayonnaise ndabyuzuze niba ari salade umva yararenze ubuzima burakomeza urumva ndi mu buyobe ndi mu biki ubuzima burakomeza nibwo Emi yatuzanye kuri yawe ndabyibuka icyo gihe ebana murashyushye byatari navavana bazo none ahangaho director wese winjira mu lesbian man urumva abatipe nisimba katira ukajya wikundira abakobwa none kandi ntago narebaga kamaneke narebaga umukobwa ufite ikibuno kandi nakureba mo hagati nkabona nta myeyo bebe ndarwaye umutwe natampaguruka umutwe umugongo yiwe data we kuko nakundaga umuntu kwanza ufite imyeyo murayizi se abakuru barayizi rate iri burya abe ku mugabo ku mugore birakora leta nyine nirwaza ngacaho ahubwo karo ntago nzagasubiraho ifatira cyane none nkare abantu nkavuga nkashishoza nkavuga ese ubundi ibintu by'imyayo surabizi nyine nkabimugarisa kugira numve koko ayifite biba bigiye gutyo nyine nkihereza ibyana nkabitera n'abafufu n'abazuzu nibwo rero Emi nyine nabo mwateranaga bafufu n'abazuzu nizuzu yaraga ariko nago nyine byari cyane birarangira ariko byabagaho nyine byabagaho birarangira
ubwo nyine niwe yahise adufata nyine atuzana kuri social media nyine turabivuga mu Rwanda nyine umuntu yari akibivuga batanagufunga tubivuga nyine ubuzima burakomeza urumva na ya televiziyo navugaga ndayigurangura ibirenze ibintu nk'ibyo nyine ubuzima burakomeza nibwo sasa rero nese ko njya hehe kwa video gukorayo nyine nkina filime ako n'izindi filime nyine nari nabanjemo umva ahangaho waryaga bana na mikino maze kuba dangerous byatari birenze none nari mubi nambaraga kigabo ubona nkiyumva byatari none narari cyane gifite amanyo yewe nketa nyine nsinzira kuko ikibuno mba ndi kubona umva ndumiwe byana nyine niki nkabitera ubwo rero nibwo navuze se urumva uko imbere yo kujya mu lesbian wahuye n'umugabo umwe wenyine ari nawe wamviyoye sha umutipe wallahi na n'ubu ndacyamukunda ariko ubona wamukura he ubwo nibwo nyine navuze se ibintu koko urumva imyaka iri kugira ute iri kwicuma urumva none nsigaye njya no mu rugo urumva mu rugo harahindutse bubatse amazu ibintu byarahindutse ntago bikiri kwa kundi habaye mu basirimu urumva ndajyayo nkagaruka ibintu nye ariko urumva ko imyaka nayo iri kugenda igira ute yicuma ndavuga si ibintu ndimo ko nta zindi nyungu ko nta n'igishoro kirimo ko ndeba ndi mu gihombo ibintu amaherezo nayahe nese ko nibuka umwami Imana ndavuga ati mama n'ukuri Imana twasengaga ndi mu rugo Imana nasengaga ndi muto Imana nasenga mfite imyaka ingana ndi muri korari gute uyu munsi ntayihamagara kandi kantabara ko ibintu ntanabivamo ko byarangira vava ako shatoni se uri hayi wasaze wabaye iki mubwiye ko ishaka kubivamo shatoni rwose ibintu uri kuvuga sinzi byari byo nabibwira abo bebe bishite shatoni tujye mu kazi kwanza pakira tugende kubyina pakira tukajya kwitegura ubwo ariko ibyo tukabishyira ku ruhande ako none ngenda ndavuga ati rero abo bebe ndabona nta zindi nama bama ese muri iki gihe cyose wari ufite girlfriend wawe uvuga ngo ni umukunzi wanjye partner w'umukobwa nari mufite cyangwa wagendaga muri club ukihigira abo urumva nyine naje kujya kwa kundi nyine ujya muri club nyine ku biki niho nandi no gukora nindi gukora ari Remera noneho nibwo rero nabanye umwana ndamubaza baby yo uri kunywa kahe nikeni nta kibazo reka genda baguha kane kuri hariya kuri kontwari nta kibazo ndakishyura ngenda cyari mu kazi ubu uri kunywa turi bubonane se nta muntu muri kumwe nta mutipe muri kumwe nta muntu ntabwo wazanye papa wawe se cyangwa ariko nawe sinjye nazana papa wanjye mu kabari ubwo kucyara nyine nkicinya mu mutima sawa ngo noneho reka ngende mu kazi njye ujye gusubira kuri stage unubunywa urakakara kuri kontwari nta kibazo uravuga yuko ari njyewe ndakishyura uwo mukobwa nyine niko twahuye umva niwe musheri wumve ngo noneho yararenze yarafite ibere rihagaze wacawe ubone we batibere rihagaze rimeze neza yavuga sawa ubwo nyine niwe nahise kuko uburyo yari amezemo karakana nyine kakiri gato turi mu kigero kimwe gateye neza k'inzobe ndavuga uyu niho ngomba gukwamira bavuga tukagenda bakanyereka ibindi byana reka ntabwo wapi uyu mwana mfite akana kanjye pe ahubwo reka tuve mu kazi duceyo ntari bidute tumureba ahubwo tuni urabona baruzuye kandi bari urabaha make ntari bimana ifata icyana ayo wakoreye urakuramo ntari reka sha harimo no kugura abana fasha uzi ibyo nawe babiri mu kabari wowe umukobwa mugenzi wawe akagenda akabigura nase urumva namufata se gute ntamwishyure kare ahubwo ngo niwe nahuye mbere uwo ngo twahuye nyine ndi mu kazi niwe nabonye kuri stage mba ndamubengutse mu bebe wa danje nibwo twese nyine tuba inshuti n'iki urumva ndavuga rero ntabwo nakongera guta yanjye rwose ntabwo bishoboka n'undi ndabaza nangasanga namyeyo bafite ntabwo banyara pana nibwo none se nifatira cya kindi nyine ntigumaho rero niba ari Imana niba ari Yesu wansuye jambo n'ibintu kuko bana ntabwo byashoboka ntabwo byavamo
ndavuga rero ndakuze imyaka iri kwegera Mm. kandi nkeneye umwana ubwo naho kuko vava we yarabyaye urumva yari muri ibyo ngibyo byose yarabyaye afite umwana n'abandi bashuti banjye bose bafite abana ariko njyewe nta mwana mfite ndavuga wapi va umva nta sinzi nyine reka turebe iby'Imana ariko turi na ibintu by'Imana byawe okay tujya muri make Vava niwe wakwinjije mu lesbian shawe nago wavuga umuntu ngo ni burya bari umutima wawe sikatagufa wenda nuko nabibonaga babikora nawe ubikagukurura ya wenda bikankurura ariko burya umuntu ni mutima we ya ndavuga ibintu ntago byashoboka sinzi twagiye gukorera ndavuga no suko numva ntari bubyine pe 10 ry'umunsi ntago ndi buri cyuri situni wabaye iki ndumva ntameze neza none subu emsura mubwira yuko utari bubyine gute kandi ureba nta undi mukobwa uhari okay ntacyo reka nkore ndakora turataha mu gutara ndavuga ati ibintu rero ntago byashoboka ubwo sinzi umuntu wavuze ngo sengo tuni ngo ntago washobora gukina filme n'ibiki ndavuga nabishobora ubwo vidi tayari mangiye mu butumwa bugufi kujya mu butumwa bugufi urumva nawe mfite wa mutima kuvuga ngo ibintu ngenda ndabona ntaza amaherezo biri ku ntazi ukuntu nyine biri kugenda mu mutima umutima numva uri kunkomanga njya kwa vidi nibwo bamaye imikiraka na filime ubwo tugakina urumva none se mvuga ati ngiye byo kubyina ntago nabishobora ntago nabivamo nyine bivamo ubwo na corona nyine ikibiraje ubwo ronjya kwa vidi kwakora nibwo rero nahise mpaka ejo bundi mu gihe cya corona wari wahuye n'umuhungu umwe wenyine ariko abana b'abakobwa nago magana ngahe ntabwo bana babara benshi none ubwo nibwo navuze ngo reka njye gukora nikinire filime birangire ibyo kubyina mbivemo ngiye mu byo gukina filime hafi mu episode nka5 numva n'ibyumweru nka bingahe harimo umutipe ubu nyirumva iyo muri gukina filime unono kuko nabaye n'umbyini ntago byo kwambura ubusabi ntacyo babimbwiye nkambura nyine nasoni gakuramo ngahindura kugira ngende kuri site nyine nkini umutipe nkabona ari kuntera ijisho umutipe nkabona ijisho sura umutipe bitebye araje rambwira usha ngusubwo ngo wamaye nimero yawe nimero naribi uguzajya mpamagara tuze mu kazi niba ari rore turi bukorane nta kibazo umutipe akamugara se to ni baramutse guteze umva ndashima Imana pe ese ugiye sha arabushtonye ngiye kujya kureba nose wese kujya kubareba ukaza tukabonana ngasha winte usubira turabonana iki turaganira iki subwo ngo gira abana turi buganire ni ibintu byoroshye asu ndavuga se turaganira iki koko ati ngwino Toni urashaka iki namugasha umva ndashaka urukwavu pe ibyo byoroshye urukwavu noneho ndamubwira rero ndashaka urukwavu ambwase koko kamafaranga vida duhemba atari menshi ubwo urasigarana ikigure n'urukwavu koko kwako Toni ubwo se ngo mfite kandi kazi ndavuga se urukwavu ndarwiteshara uyu mutipe mwakoranaga filime nyine niyo twakoranaga kwa vidi nyine yitwa Ikabosi wa wundi ndamuzi ngira ndavuga se no musaza reka ngeyo nyine urumva naramuserezaga reka ngeyo wenda ubona afite amafaranga angura urwo rukwavu ndwiriye nitayira ntari ikindi se ndavuga so Vava ubwo nawe ari dufitanye gahunda so ngehe koko ndekeye Vava mwari mufitanye gahunda yo kujya kurya abana yo kugisohoka nyine byacu ariko nkavuga saga kwavu kokeje ndavuga Vava reka rero turi bubonane ndibuze kuwamagana ndamwihorera mbangiye kure wawe kugerayo nyine ndamubona ko urumva nta cyayi kirenze ko none nsanzwe mubona turi gukina filime niki ubwo ambwa se Toni koko n'urukwavu ushaka nambwa rwose nyene n'urukwavu nshaka mbabara rwose barunyokereza nirwo nshaka okay barushyiraho urumva bazana tubyeri turanywa urukwavu ruraza na brushe na nuza ni frite ndariye birarangira mu kurangira mbwa Toni ino se dutahe shanari bireka dutahe nyine taho nanjye naye urumva nyine
nta kwicisha bugufi nk'umukobwa, nta kajwi gatuje reka nyine mani kirava tugenda ariko mani zana akabyeri tugenda ngende tanitayira kandi ni geto nkiryamira wese Tony ngo tuza ariko se wabaye kiko tuza uri kumwe na kabosi meze neza gasawa turataha nambwa rero ngiye rero kamfata akamoto sawa ako urafata akamoto katujyana iwacu iwawe kare kwa kabosi sugabo kuturajyana iwawe uramahiye ndariye ndahazi sasa turajyana iwawe se kugira gute bwasharika na epe ndananiwe ndumva nanasinze Tony wese tukajyana mu rugo wibuke ko ejo nakazi reba amasaha nageze reka dutahe umva arankundira ndataha nawe arataha ku kazi mu gitondo nyine nanone numva twaye kujya gukina ye kwa vidi tujya gukina abaramamagaye Tony usumeze gute waraye gute sumite kumbaza ngo naraye gute naraye neza nyine wese utaha iwawe nawe arataha mu gitondo nyine kugera ku kazi Tony nyine Tony umeze gute se wari iki simana uri kwivugisha gute wavuze neza nyine nkumva Tony no nkubwire se bazane se kabiro hariya ako bosi nono ndaseka nyine suri kwitwara gute wakitwaye nk'umwana mwiza nk'ibisanzwe Tony yari guteye neza uri mwiza nyine urumva namupinze ikintu cyose ambwiye mupinga byatari kwa nyine y'amagambo yanyu y'abatipe ukuntu muyakoresha umva ntaka ambwira ibintu byiza umva ubwo nibwo rero byaranye noneho turasohokana birarangira arambwira mbabarira basi tujyane ese tujyane uno tujyane muhari nyine twakoreye ahantu nyine mu nzu nini ariko hari mu gikari nyine nk'ayo hano mu rugo turakata se urashaka kunyereka ikintu iki irarore se ntabwo uri kuyumva neza ngwino nkubwire abantu uyisubiremo fatira script uyisome usubiremo mbabarira utaza kwactinga nabi sibyo ndavuga sumana yanjye koko ndavuga tugende niba ibyo byakunaniye script tutari kuyisoma tugende ndagenda Tony none sisha umva usiko wagiye nkagukumbura shamura nguko nyine amagambo nusuze ukuntu yise amfata gutya rankurura iyo buransomye ndaseka suko mva mbega ibintu nkore kuki kunsoma urabona dufite gahunda y'akazi nawe uri kuzana ibibizo tuza kuri umukobwa w'umutima wavuze akajwi gatuje nese urashaka iki nyine mitayenza nyine nanjye mu ijwi ry'abakobwa ye nivugisha gakeya urashaka bizo niba ari bizo gusa naribi nanjye mbatsuyeyo iminwa tuba turahiriye nakabosi tuba turatashye twagiye gukina bira turarangiza turataha wese no tutakoza abaramamagaye gansohoka ndabwira ko shaho menya boss agwa amafaranga menshi kurenza yanjye aka kanya none uragira ngo tugumye dusohokana ese Tony ntabwo ambwiye ko ukunda koga nubwo ndabikunda iwacu babinyanje rega niyo mpamvu nkunda koga arangije ambwira ngo rero hari ahantu haba piscine tujye koga uruvugisha kuri ndasara tushanari rwose tugende koga pe umva ari ikintu cyo kogana ubwo birarangiye ndavuga nta kibazo tujya koga umva iminwe nanone iragaruka nangira kwitwara muri systeme z'abakobwa kumwe nyine babiyoroshya shambona no muntu nsohokana gutya umuntu nyitaho abarambaje nose Tony amafaranga y'inzu ubaye amafaranga vida duhemba azava mwayinzu urumva nyine yanzu ya 12 nayiretse kera yinde nayiretse kera umva nagiye mu yindi ndavuga shavidi se nambese ko nyine akaduha amafaranga make ariko nyine nta kiribi no kuzajya ngenda nyazigama wenda zagwe ati hoya Tony wereka wishyura ngaha amuganikira 70 shakari make abantu ni heza se cyangwa ameze gute ngosha ni heza nta kibazo umva none reka ngukira ameza abiri ese konsa urafisha kuri
mbabara nkwishyurira amezi 2 ntago nshaka ko wongera kujagarara ntago nshaka yuko ubabara ndashaka kutuza nanga kaburi kubeshya shaw nyine ngira ngo ushaka burobeshya uri kumbeshya kuko nk'umuntu dukora wambwishwe ndeka izo brage bana sura bona 80 uri buyakureza ase tunwa ngana nanjye narakoze mfite ibikorwa urukumbi nyine urumva umuntu kugira gutyo ibintu utumva n'umuntu mukorana wamupinze umva byarangiye amafaranga yamaye 80 nyine zese kubita tayari amazi 2 amafaranga yavuye kwa kabosi nyine ko mutipe vava urumva nyine twaraga nyine abana bebe toni uriyengo no sano ariki umva shawa pipe nibereye mu rugo uri gukora iki kagasheri kawe noneho kagakobwa ubwo nyine niwe nyine ambwaga ati se uri mu rugo uri gukora iki nyine ari kumwe n'abafafa ngo nge kubareba kwasha nibereye mu rugo pe hari umuntu mbwenga ari buze kundeba ryari kanteka icyayi ariko toni nyine baransika ujya kugira ute shaneka icyayi nyine ni cyo yambwiye shaka barasika cyane icyayi shatori none uri wabaye iki mbwa wapi ntacyo nyine reka umuntu turakora naje kunsura nyine umuntu dukorana ubwo ndavuga ati rero ubwo tuzabona nejo ubwo noneho bo barampamagaye bo none se waje kundeba ndi kumwe n'abavuga oya ntago mboneka ari umuntu dukorana tugiye kuganira iby'akazi none ngusugo urabyanze mbabari okay basi reka ngo hamagare kuri WhatsApp ko video turebane ndiwe kutari kumesha uri mu rugo arasara mpamagara ndi mu rugo turavuga nambwa rero turi buze kubonana ejo cyangwa uyu munsi birarangira nambwa rero ubwo niba utabyumva wowe sibyo ntago nza kukureba mfitanye na gahunda n'umuntu dukorana ubwo birarangira ubwo sinajya kumureba kwanga kumureba iki bifu ziba bifu ndavuga se abana bari kumbwira bifu bandakari ibyo birabareba kumbe ngewe nibone igitipe iki kibiye umva ameze neza none umuntu urumva atangiye kunyishyirira inzu umuntu ari kunyitaho ari kunsokana ari kunyereka urukundo umva mbona ntibidasanzwe ndavuga rero wabona ari yamana nivugiye natabaje mvuga ibintu bizaba gute amaherezo umva umutipe turagenda turaryoshya turakundana urumva twari turi no gukina mu butumwa bugufi ndavuga ati sha sawa reka nta kibazo nkomezanye nawe nuko nyine ndakomeza birakomeza babandi sasa mbashyira inyuma umva bamwe bamumaragaraga bamumagara buri kanya ndavuga oya ntago nakujya kubonana nawe ndabihorera ubwo gahunda yari inde byarabaye sheri noneho sheri wiki w'umutipe turakomezanye umva none nkunda ni kuri abatipe mumera shabakti ntabwo nzi ko abatipe nukuri ko Imana mutanga ke birenze nyine bya bini nawe uzi abatipe mu bigenza amakeya arantaka anyitaho amaho gutura ndatuza nyine umva ku buryo ubyibuha wumva ariko ibyo bintu sinzi ko byagenze nuko turakundana ariko baba nyine ndabihorera bajya inyuma barandakarira urumva nako tukivugana urumva ibyo kubyinana narabivuyemo ko ndakara ariko nta kibazo nari mfite amafaranga nisigaye nyabona akabosa ngira neza nibwo noneho byo kuryamana byanaje urumva nari nyizi nka yumva fresh sibyo ndavuga yo nyine birakomeza turakundana nibwo rero navuze se shiri kureba igihe cyegereje imyaka ibaye wese tugashaka umwana kandi ndashaka umwana pe mbabarira sibyo ndashaka umwana urabona yuko ndakuze nyine reka tubane tubyare abanza kwikubita nyine by'abagabo byanyu urabizi bagitukuntu mamumeze ambwa se urumva uri tayari ndamubwira urabizi bagiti namwe byanyu ndavuga ndi tayari ndashaka umwana pe ndavuga si umutipe tisawa umuntu ati si umukobwa nyine yingiza inyanza urabizi abatipe ukuntu mamumeze ndavuga ndashaka umwana nukuri aho uri kubwira kabosi ndi kumubwira nyine ndashaka umwana urabona akuze imyaka iregereje sibyo
nta kibazo shiri umwana nta kibazo tuzamurira ntacyo bitwaye. Ndavuga uyu munsi basi ntidukorere muri hehe mwishashi mbabara tuyikuremo. Tuni urumva uritaye se ampamagara mu izina urumva uritaye nukuri kw'Imana we subishoboye se nawe nanjye ukuntu niyumva ndumva nzabishora nzaba umubyeyi kandi na mama kaza nyine umubyeyi mama kabimenya abantu bose bakabimenya. Nta kibazo ubwo sinzi ibyo twari turimo tubivamo nyine agira ngo ni brage turabyihorera. Ndavuga rero uyu munsi ndagushaka pe ariko ishashi reka tuyijugunye. Niyo wisabiye none njye mwisabiye reka tuyijugunye nabyishashe ibyo twavuze tubikore bijye mu bikorwa sibyo shiri. Arambwira sawa nta kibazo ibyo gutunga umwana birahari nta na kimwe kibuze. Ndavuga sawa nase arambaza nase urashaka yuko tuzasezerana tugashyingirwa. Oya ndambwira oya nta bintu by'ibikwe ntago ari ngombwa ibintu bipfa kuba dukundana tuzakora ubukwe nyuma. Umva ubuzima burakomeza muri ibyo bintu tunakina filime ba ndabyibuka ishashi ku ruhande kigiye twaye umva cyakora umutipa akora ibintu siko umutipa yigushyiramo neza ukavuga niyo cyangwa hari ibindi bintu Imana yavanzemo ku buryo ibintu neza byose ubyibagirwa. Nk'umuhungu wa kabiri mwahuye mu buzima bwawe uwo nyine wa kabiri ndavuga ati Mana we kurenze koko Mana ntago nsabwe mu urumva nyine abakobwa iyo wasaze mu rukundo urasaranda mwiseza na wumva abo tipe no barasara bakakwizeza iminota ni wowe nyine ambwira ibintu byinshi cyane. Nanjye uko navuga ndagije ndavuga se wa mugani ko nyina filime ko amafaranga nyabona ubu nzabura imyenda y'umwana cyangwa nzabura ibintu byose cyangwa nzananirwa kwishyura inzu reka mbikore nta kibazo ndanakuze ndera umwana wanjye. Jaje tuyishyira ku bandi ko icyo gihe nyine nibwo nkiva no mu kibada imihango yararangiye. Turabikoze ukwezi kurashize nyine kwa kwezi nyine umuntu abategereje mwe imihango ukwezi ndavuga bo ko nari kubona imihango ntabwo uri kuyibona ndavuga Imana ishimwe subyo byabarabaye nyine ndasara uko bavona horaga mvuga umwana abashito banjye barabizi mpora mvuga umwana yarabaye umwana kagasheri kawe mumaze gukatirana kera nyine ego man sinagwa ari kuzumva ko nazuze twarakatanye kera we umva narabihoreye na cya gikundi cyose ndakireka kurumva nayo mbonye umuntu umpa amafaranga unyishyurira inzu uko nyakine unyambika ukamubwira ati umwenda uragura veni nta kibazo izo compre baziguye veni nta kibazo nyine ikintu cyose nkenera cyose ku buryo nandi nakinaga muri filime nayabikaga we akanyitaho ugashona wewe niwe mugabo pe abandi barabeshya. Nibwo rero ndabyibuka izo tariki twagiye gushaka nyine kakantu bapimisha sanga narasame nese ko nsuka amarira ibyishimo cyangwa y'umubiri w'ubabare ibyishimo nyine nsuka amarira ariko nanone uwo nayo muryamye mu gatuza ndavuga bo suri tayari yaceje kandi tayari amarira nyine ndarira birarangira turaryama. Ubwo ni nka twe dusige tunabana uko nta yaragendagaho yabaga akagaruka nanjye gutyo nyine hano nyine akagenda akaza hano nyine oya ntago ari hano nani narimba ntarimuka akaza gutyo ubwo nyine ni mucya ndavuga rero arambwira na kibazo umwana bayagiyemo nyine yumva ya minsi nyine tukomeza gutyo ubuzima burakomeza inda nibwo yarigeze hano gutya. Uzi ikintu cyambabaje cyatunguranye mu buzima bwanjye yarambwiye ngo ndashaka unyereka ifoto yuko yagize ute yanteye inda Mana nyagasani ngewe nkwereka ifoto ubusubu ifoto abantu bajya kuryamana bakerekana ifoto nyine ahita arabihakana. Aho byaturutse he kugira ngo gusabe ifoto? Nyine nambwiye nyine urumva
niba uvide nyine urumva yari boss we ni inshuti ye urumva aramubaza isi koko Tony niwe wamutenda none nibwo abantu bose byatangiye kumenyekana ngo Tony aratwite batumva uburyo natwisemo nyine ibintu byose biri guhwihwisa video yamugaze niwe watenda niwe wahangaye uriya mukobwa shango nanyereka ifoto yo ibintu yambwiye ibintu yanyijeje ibitangaza byose bibi twaciyemo ibyiza yo ndavuga kuko ni wowe gutya yo nyine biranshaka biranyobera ndavuga koko vidi uri umugome uri bosi kuko niwe uzanye uriya mutipa akana ibi bintu nyine ngo mwereke ifoto mana bati biranshaka urumva inda yageraga urumva ni muri cya gihe cyo guhaha imyenda cyo kugura imyenda kandi imyenda y'abana irahenze nyine wumva cya gihe umwana yenda kuvuka arambwira mwereke ifoto bagiti byarancanze mbona isi mbona wa Tony narinze ubwanjye niyize birancanga icyo nakoze ese musohora ndamubwira ngo nsohokera hano ubwo none rero nyijeje arambwira ngo nzaguha amafaranga ujye guhaha imyenda y'umwana namugaseka imyenda y'abana yenze nta kibazo nzaguha 300 tugiye kugura akimbwira ifoto mana yanjye narabuze si imyenda ndayikura ye mana we nyine birancanga sorry ndibaza subu kuko ndabigenza ute man nyine bakti byari ibintu by'ibibazo umuntu mwakiranye ubwo buzima nyine nta mwenda mfite nta kintu na kimwe ndavuga nabwiye Frank ase koko vidi ibintu n'ibyunkoreye arambwira ngo yambwiye ngo reka bivugire imbere ya kamera akavuga ngo nzane ifoto shayibaza umuntu nzane ifoto ari guhakana ko inda atari iye ari guhakana ngo kugira ngo ubyemeze zana ifoto mwaryamanye bagiti nyine umuntu aba yaraciye mu bintu byinshi none ibyo byombi bigezeho by'umwana bagiti yaba ari ibibazo ihangane basi dukomeze story noneho reka dukomeze muri nyine urumva nyine yakemura kumbwira ifoto nahise musohora ndamubaza video kuki wazanye kamera uyishyira ku uyu muntu ngo nibyo yansabye ubwo nyine birara ifoto ye gusabiye kuri kamera kuri kamera nyine abantu bose banabibone nibwo cyagiye twaje no kundeba mvuye no guhaha ura nyine byarancanze ariko Imana buriya sibyo dukora ibyaha tugagira ibiki ibintu nyine bikarangira Imana ikatubabarira ikanatwitaho nyine icyo gihe kimbwira ngo ifoto naramusohoye birarangira noneho n'igihe cyo kubyara sasa urumva n'inda yari inkuru nabyariye Kacyiru bagiti uzi kukubwira ngo nyine izina ry'umugabo nyine tumushyire mu ndangamimerere nta mugabo ufite nyine ibaze ntawe uri kubona uri wenyine aho izina warishatse wenyine so inyuma y'ahangaha mwaje gukatirana burundu inumva kuva icyo gihe ambwira ifoto nyine ibintu bibazo aranyihakanye ngo indasiye biba ibintu birebire nanjye ndakomeza ndikomeza ndavuga nagende ko umuntu nyihakanye ntwite ubwo rero yabonye mbyaye aragaruka mu kugaruka ikintu yanzaniye yanzaniye indabyo zo kugusaba imbabazi ino si indabyo nazirya
maybe zo gusaba imbabazi nyine ngo zo kunsaba imbabazi hanga uretse umubabarira bagiti naramubabariye kugira ngo n'umutima wanjye uruhuke mbe mu mahoro ndere n'umwana wanjye neza nawe nyine ndazakira tuba inshuti ndabyibuka no kwita umwana izina yaraje none ikintu cyambabajije ubundi nyine umuntu agira ubuzima mugani bwinshi buhinduka ubwo nibwo jewe noneho yahise avuga ngo umwana ntago ari uwe mwese umuntu ntabwo yakwitayeho ntiyagufashije none ari no guhita sasa avuga ngo umwana asuwe bagiti tuba mu buzima buri muntu wese buriya aba afite ubuzima aba yaciyemo ubwo nibwo buzima bwanjye kugeza na n'ubu ubu noneho ubu ndi kwita ku mwana w'umwana nyine ageze igihe cyo gushaka kurya ubu turi kurya nariyo mfasha abere uko ngiye kurya abashaka kurya ubu noneho nta n'akazi mfite nyine ubuzima ubu niko bumeze pole sana Tony nuko bimeze numva no kuba ufite umwana we Imana yamwohereje agukura mu lesbian mutangiye gukundana agutera inda mugiye kubyarana ahita agukatira esa nkatira nyine gutyo urumva nyine nuko byagenze ubu na n'ubu rero avuga yuko mu kwita izina ry'umwana mwarafatanyije se nyine yaraje turafatanya nyine no mw'ibyo biro no gushima Imana yuko nabyaye araza n'amazina nyine nubwo twese tumwita Mugisha Jabira James na yahe mazina we yazanye igitekerezo muri aya ngaya nyine nawe yazanye igitekerezo cyo kumwita we yamwise Mugisha Jabira none ngiye mwita James nyine urumva turakundana ubuzima nyine burakomeza ariko ntungurwa no kumva ngo umwana su nyine nuko ubuzima bumeze nyine sasa yaje no kwita izina umwana nyuma akaza kuvuga ataruwe kubera iki sinzi burya niba uri kugenda mu bigare by'abantu muherukana ryari mu minsi ishize ari nabwo umukobwa nyine yavugaga nyine bari gushyigikira ni umushitoni waje nyine mu kwita Jabiri yaje nishitanye nyine niyo bafatikanyije kuvuga ngo kuri mwana nta nubwo musa ubu niko bihagaze urumva no ko umwana afite amezi 6 ubu ninjye uri kumwitaho ibintu byose kubyitaho nyine ushaka amafaranga y'inzu nyine n'ibintu nk'ibyo ubuzima bwa buri munsi noneho naho nakoraga kwa video ubu ntago ndi kuhakora kubera kurera umwana yakora kurera umwana ariko umwana yatangiye kuryana agenda mbonye akandi kazi ntagakora bagiti ubwo nibwo buzima bwanjye pole sana so ubu lesbian waburetse burundu narabiretse burundu uko ibintu nyine bitarimo inyungu ushora ntiwunguke biro byo naranabyibagiye impamvu nabisubira nta n'uburyo nabitekereza no kuvaho nabyariye byararangiye ni byiza cyane Tony uyu munsi reka iki kiganiro tugihagarikire hano ariko ni story ibabaje cyane tuzakomeza noneho umenyesha n'ibindi byinshi so ufite izihe gahunda kuri uyu mugabo witwa Kabosi nta gahunda pe nose umuntu yakwihakanye nta kundi wabigenza ubwo icyo nashakaga no kugira ngo dukoreshe DNA nyine kugira ngo abimenye ko umwana ari uwe ariko urumva ayo mafaranga ni menshi biragoye iyi nzu uyishyura gute umwana arya gute murya gute mwishyura inzu gute mubaho gute nyine biragoye ariko ni kwa kundi nyine mba nabonye nk'ako karakanga kino filime umuntu akayampa cyangwa se n'abashuti banjye nyine barabizi baba muri Amerika igihe bandemera nyine ubuzima bugakomeza burya y'uteka gishatse kuba mu iyi si byanga byakundura yigumamo kandi ubeho neza aya niyo mateka ya Tony ngira ngo mwayumvishe mwebwe murimo kurikirana BigTown TV nimba yagukoze ku mutima gira icyo umufasha Tony ubu ngubu nakaza afite umwana papa w'umwana yaramwihakanye ariko rero umwana wenyine kwishyura inzu kugura amata y'umwana imyenda y'umwana n'ibiki byose nuko nguko biragoye cyane avuye mu buzima bubi avuye mu buzima bwo mu cyaro aza mu mujyi akora akazi ko mu rugo ibintu biragenda birazamuka yisanga mu lesbian cyangwa ubutinganyi atingana n'abakobwa benshi cyane yatubwiye
muri story ye mwabyumvishe ibi byose Imana yaje kumufasha imwohereza kabosi amutera inda ariko nyuma aza no kumwihakana ubu ngubu Tony n'uyu nguyu murimo kubona hano nimba maze kumva story ya Tony igisigaye nawe ugire icyo umufasha akeneye ubufasha niba ufite ako kazi akeneye gukina ama movie akeneye gukora ibintu byinshi bitandukanye Tony nguyu hano kandi Imana ishimwe cyane yavuye no mu lesbian ubu ngubu ni umumama w'umwana kugira ngo ataza no kubisubiramo reka tumuhe hafi sibyo byaba ari byiza Tony ngenda ndagusabira abantu bakozwe ku mutima ni story y'amateka yawe amateka y'ubuzima bwawe bagira icyo bakora nimero za telefone kabisa ugomba kuzitanga nta kibazo 0788 0878 0788 nanone 60 334 zisubiremo 0788 60 334. Okay, amazina ari kuri yo nimero ya telefone ni Mutoni wa Sedina. Yeah. Hey my people, what are you waiting for? Mugira icyo mwakora kuri Tony maze gahunda zikomeza zigukina movie n'ibindi byinshi cyane yakora akazi kenshi gatandukanye ariko ubu ngubu nakazi afite umugabo we yaramutaye afite umwana akiri mutoya agomba kwishyura inzu agomba gukora ibici byose ebana mugerageze kabisa byaba ari byiza. This is BigTown TV na kindi turi burenzeho. Tony urakoze cyane. Yeah, namwe murakoze. Yego tuzagaruka tumenye what is going on ariko aka kanya reka mbabwire ngo bye bye. Nina behind the camera urakoze cyane, Mike kuri editing na urakoze cyane, namwe muri mukurikirana BigTown TV murakoze cyane. This is BigTown TV. I got the name back T. Until next time. Ciao ciao. Hasta la vista.